Yeah, what's poppin' Kigali, what's poppin' Rwanda. Umunyamakuru Sicovia yatorewe kuba umuyobozi w'inama y'ubutegetsi y'urwego rw'abanyamakuru bigenzura RMC asimbuye Barore Crofase wari umaze igihe kuri uwo mwanya. Reka mbanze musabe urebaho hasi nurangiza ukore kuri subscribe cyangwa se sabone, utibagiwe no gukanda ukazogera kugira ngo n'ubundi amakuru yacu uzajye uyabonera ku gihe. Mutesi Sicovia ayoboye iyi nama kandi y'ubutegetsi irimo abandi banyamakuru batatu batowe barimo Girinema Philibert wa Igihe, Rwanyange Antere wa Panorama na Nyirarukundo Savera wa RBA. Iyi nama y'ubutegetsi kandi izaba igizwe n'abandi bantu batatu batari abanyamakuru. Abo ni Uwimana Jean Pierre usanzwe ari umwarimu mu ishuri ry'itangazamakuru muri kaminuza y'u Rwanda, Muhirwa Ngabo Audace wo mu rugaga rw'abavoka na Dr Liberata Gahongayire wo muri Societe Civile. Ngayo nguko rero ni amakuru aba ari kugenda avugwa hirya no hino mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Narakubwiye ngo akazi kanjye nakandi no kuza nkakugezaho amakuru agiye atandukanye aba ari kugenda avugwa hirya no hino mu gihugu. Sibyo gusa kandi tukugezaho amakuru aba yanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye byaba bikorera no ku butaka bw'u Rwanda ndetse no hanze yarwo. Nyagayi TV Rwanda, ishakiro ry'amakuru meza. Iyo ukanze subscribe bituma amakuru yose tugenda dushyira kuno muyoboro umunsi ku wundi ugenda uyabonera kujye day to day, time to time. Akazi kanjye nakandi nuko kugira hirya kabisa nkakugerera nkakubwira amakuru aba ari kugenda avugwa hirya no hino. Ngira ngo abantu bagiye batandukanye bari barakomeje kugenda bagira bati ubu noneho kubera iki Sicovia tabaye umuyobozi, kubera iki? Ngira ngo ubwo ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA cyari gifashe umwanzuro kugira mu by'ukuri abo kura mu murimo cyangwa se mu kazi, nakita ko ari buryo bakoresheje mu by'ukuri bwo kuba bacisha mu mweyo muri kiriya kigo cy'igihugu cy'itangazamakuru. Haje gushyirwaho abayobozi bagiye batandukanye, ariko abantu bagiye batandukanye baravuze bati kubera iki Mutesi Sicovia atari we wagize gutya akaba ari we uyobora kiriya kigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA. Ariko ngira ngo n'ubundi mu by'ukuri umwanya agiyeho nawo ni umwanya mwiza, dore ko abantu bagiye batandukanye bishimiye iyi nkuru, dore ko abantu basaga 1,100 barenga bamaze gukunda cyangwa se bamaze kwishimira iri tangazo ubwo ryari rikimara gusohoka, ndetse n'ibitekerezo bigera ku 155 by'abantu bagiye batandukanye. Ni kigaragaza ko uyu mubyeyi yishimiye mu by'ukuri, ni umubyeyi wagiye ugaragaza innovation zigiye zitandukanye, haba mu miyoborere ndetse no mu itangazamakuru. Ngira ngo uyu munyamakuru benshi bamukundaga, navuga ko ari nawe munyamakuru rwose uri mu banyamakuru ba mbere bakunzwe hano mu gihugu. Ni Mutesi Sicovia, imirimbanyi kabisa rwose, umugore watinyutse, umugore wipanze akazi rwose. Ni ukuvuga ngo n'abarundi bagiye batandukanye uyu mubyeyi baramukunda, bari mu bihugu bigiye bitandukanye. Ngira ngo ibi ni ibitekerezo n'ubundi uri kugenda ubona kuri screen zawe. Mu by'ukuri nge ntabwo nabicicamo amaso ngo mbirangiza, ariko uyu nguyu yitwa Akimana yagize ati ndi umurundi ariko numva nishimye cyane. Mutesi Sicovia hejuru cyane, we love you imbere cyane. Uyu nguyu yitwa Olivier yagize ati ahubwo iyo tuza kugira amahirwe akaba nk'umudepite yari buzajye avugarira abaturage. Ngira ngo abantu bagiye batandukanye nakubwiye ko abishimiye mu by'ukuri iyi nkuru isakaye cyangwa se igiye
hanze cyangwa se y'umwanya Mutesi Sicovia abashije kuza kuba yakirwaho. Uwitwa Mukiza Jean Benon yagize ati Sicovia urashoboye courage. Uyu nguyu yitwa Ndori Justin yagize ati nuko nawe aratamitswe ntazongera kuba intumwa ya rubanda ahubwo yahindutse iya leta. Muzashungure mwongere kumva atara amakuru nk'aya mbere. ngira ngo ibi ni ibitekerezo bya bamwe bagiye batandukanye. Navuga ko buriya nyine umuntu atanga igitekerezo uko acyumva ntabwo wamubureminga. Uyu nguyu yitwa Claire yagize ati nkunda ukuri kwinshi agira, arashoboye rwose, tumwifurije imirimo myiza no kuzuza inshingano ahawe neza Claire. Uyu nguyu yitwa Oscar yagize ati congratulations to Mutesi Sicovia. uyu nguyu yitwa François yagize ati ubu bamufunze umwana nuko sinzi ndabona ibintu yanditse bidasobanutse ngo ubu bamufunze umwana nuko politike ikinwa gusa. Congratulations. Uyu nguyu yitwa Jean de Dieu Cyubahiro yagize ati congratulations Madame Mutesi Sicovia. uyu nguyu yitwa Serafine yagize ati cyakoze Sicovia niwe wanjye kabisa, Imana izo bimufashemo. uyu nguyu yitwa Ezra yagize ati Sicovia hejuru cyane rwose, ndaturuka mu Burundi ndagukunda cyane. uyu nguyu yitwa Joseline congratulations Mutesi w'Abanyarwanda, Imana ikwagure muri byose, tera imbere. ngira ngo ibitekerezo by'abantu bagiye batandukanye ni byinshi mu by'ukuri bagiye bishimira iyi nkuru kuri Mutesi Sicovia, umugore w'inararibonye, umugore wipanze akazi. Nabikubwiye ni umugore ushoboye, ni umugore ubashije itangazamakuru mu by'ukuri arikora neza kandi nawe abogamiye. Witwa Christian yagize ati ndumva nishimiye promotion ya Sicovia, Mutesi ahubwo akomeze atsinde mu minsi iri imbere azabe n'umudepite mu nteko. ngayo nguko ibitekerezo byo ni byinshi. nakubwiye ngo ibitekerezo by'abantu ni byinshi ntabwo twabinyuzamo amaso ariko ngo tubirangize. Reka dusoreze nko ku bantu batatu. uyu nguyu yitwa Alain yagize ati wow congratulations to the best political journalist in Rwanda Mutesi Sicovia. Reka dusoreze ku wundi uri munsi y'uyu nguyu uri kuzamuka, nazamuke vuba hanyuma nawe turebe igitekerezo cye. reka turebe ku ikoranabuhanga kabisa. reka turebe. yitwa Junior yagize ati ndabyishimiye, azakomeze abe Sicovia twamenye. Reka dusoreze kuri uyu nguyu ari nawe wa nyuma yitwa Emi Nsabimana yagize ati uyu nguyu azoyobora byinshi ako nagatonyanga mu nyanja kuko arashoboye. ngira ngo ibitekerezo byo ni byinshi nk'uko nabikubwiye. reka noneho njyewe amagara ikirangana mbigusigiremo rwose, usigare wisomera wihere ijisho mu by'ukuri. Assalam, shalom.